ubaye mukuru muri twe wakoranye nawe imyaka yose niwe uzarukugezaho n'igisubizo cyose ari uzagicishaho. Urwandiko rwageze kwa Mobutu mu ntoki ze, kuko 1996 hari Rwakaba mukuru, hari twebwe twese batwambukije amazi ya Brazzaville duhunga 1996. Urwandiko ntabwo twese twahunze, nta rwandiko na rumwe dufite. Wa mujyanama mwumva watangiye imvugo yo kutuvangura twita abanyamahanga ko tutanditswe mu moko yose y'abanyekongo, witwa Honoré Ngwanda. Honoré Ngwanda yariwe umujyanama wihariye udasanzwe wa Mobutu. Urwandiko niwe warubitse. Ejo bundi imyaka ishize ari 10 aragenda aja kuri YouTube aravuga ati dore urwandiko rwanditswe n'Abatutsi bari kwandikira mu Mobutu bavuga ngo mbese ngo bashaka kubabazayirwa, ngo twanze kubasubiza kuko bose bagomba kuja mu Rwanda kuko Kongo ntabwo ari wabo. Imvugo y'umwumva yabitakwira, imwumva yumva n'abandi bose bagendera kuri ya mvugo ya Honoré Ngwanda wari umujyanama udasanzwe wa Mobutu. Ni wabitse urwandiko, Mobutu yararubonye, ariko nawe ndakeka ntacyo yarishoboreye, ariko wabigize mu ruhare ni uriya Honoré Ngwanda watumye rya tegeko rishirwa mu bikorwa duhunga. Sinzi niba nagushubije. Murakoze. Uransubije President. Murakoze cyane. Rero hanyuma yaho rero ibyabaye no guhunga intambara ya mbere ya Kabila na amateka muzi mwese ntabwo nasubiramo. Nagira ngo mvuge ku ubwicanyi n'ibyo twakora twebwe. Duhagarariye isoko ishami ryo muri Amerika. Icyo twasanze ko ari uko twashira hamwe amajwi yose hamwe n'amateka tukabumbabira hamwe kugira ngo abana bavuka ejo n'ejo bundi abari gukura mu nkambi abazashakisha amateka bazabagira basanga. Niyo mateka tugira hamwe, dushira hamwe k'umuryango Isoko. Dufite urubuga rwa internet, izi nzandiko zose nto ziri, uzifuza kuzibona yasurura urubuga rwa internet rwo twashizeho rw'umuryango Isoko. Ubwicanyi rero bwarakozwe kandi buracyakorwa kugeza n'ubu. Ubu ngubu turibuka ibyabaye imyaka 60 kugeza uyu munsi. Ariko kwibuka ntabwo bihagije, nuko igihe twibuka tugomba kumenya yuko tugomba kubigira mu ruhare kugira ngo natwe twivugire, twitabarize. Imyaka abaye myinshi tudatabarizwa. Urazi kugira ngo nibuka kera tugira za Kinshasa nta nubwo bavuga kuri Umututsi. Byari ngombwa kuko nta kintu cyagusabaga ngo uhite Umututsi. Baravuga kuri umwana muri Kivu gusa. Yageranye umutindo Umunyarucuru, undi atindo Umunyamasisi. Ariko uyu munsi muri Kongo imvugo yo kuvuga Umututsi byabaye icuruzwa rifite agaciro cyane kuko bituma bamwe ba ministre bagatorwa bakaba depite na president uriho akavuga ati dufite abanzi batwinjiriye bibyitso byamvugo yakozwe igihe cya genocide. Nibwo buvugizi bugomba gukorwa. Igihe twibuka rero nuko tugomba kwibuka ibi byose. Mu kwibuka nuko twashize ubuvugizi. Mu buvugizi twakoranye na bagenzi bacu abanyamurenge, dushaka urugaga rw'abavoka bazabivuga hejo kugira ngo tugeze imbere y'amahanga. Amerika igihugu gifite ubushobozi gishobora kuvugira abarengana nk'uko babikorera benshi. Twandikiye abayobozi ba Amerika kuva kuri Biden kuba ministre, twandikiye ubumwe UN, twandikiye inzego aho ziri kuko Isoko iri muri Canada, iri no mu Buraya ha diaspora. Twandikira inzego zose ngo zimenye ibibazo byo duhura nabyo kandi n'umuti twifuza gusaba kugira ngo amahoro abe. Amahoro kugira ngo abe nuko haba ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bwabundi tutagira, ubuyobozi buhumuriza abaturage bose. Niko kazi dukora. Mu gihe twibuka rero ndagira ngo nsoze bwira abagenzi bacu bari mu nkambi za Mahama, za Kiziba, za Mugombwa, za Nyabiheke n'ahandi Ngarama, babwira yuko turi kumwe nabo, abari za Nakivale, abari muri Kenya, abari mu mahanga hose, kuko aho turi hose tuzira kwitwa Umututsi. Ese Kongo ikeneye kugira ngo ivangure abanyekongo? Ntabwo bikeneye. Twizere ko uyu munsi abana bafashe umwanya. Najya ngo nsubire inyuma gato mu rwandiko twandikiye mu butu 1995
hari imvugo twanditse dusa nkaho tuburira tunatabaza ngo abazaseruka bakiri bato. Twanditse tuvuga tuti aba bana n'ababyeyi bari guhunga bagiye mu gihugu cy'ibituranyi cyeme kutwakira u Rwanda, ejo ntimukazabite ngo basubiye iwabo mu Rwanda, kuko bazaba bari gushaka umutekano wowe perezida w'igihugu Mobutu watabahaye, ariko ejo n'ejo bundi bazagaruka. Nibiba ngombwa tuzahagara twe nk'abakuru tubabwire tuti aba bana barasubira kuri uriya musozi ni wabo, ariko turabiyamye ntimukazabite ngo n'abanyamahanga. Nicyo kintu nagira ngo nsorezeho, abataha bose bagomba gutaha bemye bavuga bati dutashe iwacu, kuko twarabiharaniye twarabirwaniye, nirwo rugamba tugomba gukomerezaho twese, twibuke kandi twiyubaka, kuko ejo tuzubaka Kongo tugafatanya n'abanyekongo bandi, amoko yose, imvugo yo kutuvangura hagati yacu tukayivanaho, tugasaba agira neza ibikorwa bidushamwe bikadufasha. Murakoze cyane, na hagarikira aho ngaho. Murakoze cyane bwana perezida w'isoko, kandi nk'uko wabivuze twashimiye cyane Dr. Aloys, murinzi z'ibitabo dufite muri kino gihe abantu bagomba kubungabunga. Reka twakire Albert Bisore yongere atubwire muri makeya cyangwa se muri gahunda bafite yo kwibuka muri uyu mwaka. Hari mico yigeze kuvuga ko iyi gahunda yo kwibuka imaze ariko nshuro 11, ariko ndakeka atari byo, kuko niba mbyibuka neza hatangiye kwibuka ubwicanyi bwakorewe abatutsi mu 2008 nibwo iyi gahunda yatangiye. Wenda abakamanzi barahari na ba metre bagabo barabyibuka. Bigaragara ko rero iyi ni nk'inshuro 17 ku nshuro 17 bigeze muri gahunda yo kwibuka. Albert Bisore, reka turaza no gufata umwanya twakire ibibazo, ariko ikibazo nabaza gahunda yo kwibuka ku nshuro 17 ubwicanyi bwakorewe abatutsi b'abanyekongo. Hari ikibazo cyakomeje kugenda kigarukwaho ku biciwe imudende ndetse no muri Nkamira, kubivugwa ku bijyana na gahunda y'urwibutso, uburyo byasabwa mu gihe cyo kwibuka, none mukajya no gusura urwibutso rw'abatutsi bishwe. Ibyo bintu bigeze he? Ese mwatangiye iyo gahunda? Kuko mu biganiro byabanje bagaragaje ko ari ufata initiative yo kuba mwakwandikira Minisiteri ya Minubumwe cyangwa se Leta y'u Rwanda ikaba yatanga uburenganzira mukagira urwibutso rw'abatutsi biciwe mudende na za Masisi na Nkamira. Ibyo bintu byaba bigeze he? Bitubwire muri makeya, cyangwa se n'urwo rugendo mwararutangiye muraza kuba mugize neza, ubundi turagaruka twakira ibibazo babaze aba speakers bari hano, ndetse baza gutanga n'ibisubizo tugana no ku musozo w'ispace. Murakoze. ari wona mico ndabakosoraho gatoya. Ntabwo turi kwibuka ku nshuro ya 17, si turi no kwibuka ku nshuro ya 11, ahubwo turi kwibuka ku nshuro ya 21. Kwibuka byatangiye biri official 2005, ari nabwo CNDP yari itangiye, kugeza na n'ubu turacyari kwibuka. Ubwo rero kwibuka nyuma y'uko yaravuye gutabara, kuko numvaga byaratangiye mu 2005 2008 gutya, uko ngewe iyo kwibuka na participation ni mu 2008. So urumva rero nandi kugesinga ngira ngo mwebwe mushinzwe ibyo bikorwa muze kuduha precision neza, kuko mwe numvishe iyo myaka 11 ndi kwidutaho cyane. yego nibyo kabisa, ntabwo ari wibeshe naho ngaho. Byatangiye 2005 ubwo Laurent Nkunda yaravuye gutabara abanyamurenge bicirwaga muri SID. 2004 2005 bitangira bimeze nkaho ari kwamagana ubwo bwicanyi. Guhera 2005 kimera nk'igikorwa cyo kwibuka, habaho kwibuka ariko hamaganwa ubwicanyi. 2006 no byatangiye biri official igikorwa cyo kwibuka, cyitwa igikorwa cyo kwibuka, kugeza na n'ubu akaba ari igikorwa cyo kwibuka.
nk'uko bimeze ku kibazo warumbajije reka nkigarukeho. Iki kibazo twahuye n'imbogamizi zigera muri ebyiri. Imbogamizi ya mbere ni iyo kuganiriza Minema, ariko Minema nayo ihura n'imbogamizi ya kabiri yo kugira idufashe. Twagerageje kuganiriza Minema ihura n'imbogamizi yo kuba harabaye ubwicanyi bwa Mudende, ariko hakaba haranabaye n'ubwicanyi bw'abacengezi ndetse n'abantu bapfiriye muri biriya bice muri jenoside. Abo bantu bose baba bashinguye, babitse imibiri yabo ahantu hameze nk'aho ari hamwe, ku buryo kubitandukanya bisa nk'aho bigoye. Icyo rero kigasa n'ikiba imbogamizi yo kwidantifiya imibiri y'abacu ni iyihe, y'abakongomani nyirizina, nubwo n'abandi ari abacu, ariko tukuvuga notema abakongomani kuko ndi umukongomani, ariko sinabura no kwibuka abandi kuko twese twicaga yari umwe, kandi icyo batuzizaga ni kimwe, ni ukutuziza uko twaremwe, kutuziza ko turi abatutsi. Kandi abacu twabuze baba mu Rwanda cyangwa se baba ari abanyarwanda cyangwa se abakongomani baruhukira mu mahoro. Iyo rero ikaba yarabaye imbogamizi na n'ubu Minema iri kwigaho. Dufitanye appointment ngomba gukomeza ndi gupushinga kugira byibuze tuzakomeza tubiganireho, ariko niyo mbogamizi isa naho twahuye nayo. Ibikorwa urugendo rwo guhuza ibyo bikorwa mwararutangiye? Yego, n'ubushize twagerageje kwibukira muri Nkamira kugira tugaragaze nyine ko hari abantu bacu bahaguye kandi bakeneye gushingurwa, imibiri yabo bakayibika neza, bakayiherekeza neza, cyane ko tutabonye n'umwanya wo kubaherekeza. Turacyari gukomeza ubuvugizi na Minema, kuko Minema niyo iduha audience yo gusaba hejuru. Turi mu nshingano za Minema, niyo igomba kuduha audience yo gusaba hejuru, kuko iyo usabye hejuru n'ubundi basubiza lettre yawe muri Minema, kandi iyo isubiye muri Minema hari uburyo bashobora kudinayinga cyane gusumbya uburyo wajyayo ugakurikiza process gahoro gahoro. Merci. Murakoze cyane Albert. Minister uri mu hari urusaku waravuze ngo turumva urusaku rwinshi, sinzi niba mwajya muri safe place. Okay, so reka niba nta kindi mwarenzaho Albert, reka noneho dutanga umwanya w'ibibazo. Abantu babaza ibibazo mwamanika no tukareba ko mwaje mukurikirana. Dufite Safari Munyarugendo, ni umuyobozi w'isoko gice cya Amerika, isoko umuryango w'abatutsi. Dufite Aloyizi Dr aracyari kuri panel, ndagira ngo ni umushakashatsi, umwanditsi w'ibitabo. Dr aza kudufasha gusubiza ibibazo bitandukanye, cyane cyane hari abantu benshi bakunze kubaza mbese ni gute yibanda kuri Abanyarwanda. Reka araza kubidusobanura neza. Reka duhe umwanya umuntu wazamutse mbere ninde. Jackson, wari kumwe n'umuntu numvaga ijwi atari ryawe, wari kumwe n'umuntu ufite ikibazo, noneho yabaza Aloyizi tugakomeza. Murakoze, ijwi ni iryanjye. Hari wasanga ariko tudaherekana. Muraho neza. Nashakaga kubaza Dr Aloyizi kimwe na mugenzi we, kuko aya mateka bayasobanukiwe cyane. Ngewe ndashaka kubaza ku bijyanye na double nationality, ku buryo leta ya Kongo nge mbona yashyizeho butagetinga community yacu. Mu by'ukuri ntago yaba muri revendication
yaba iza aba M23 ndetse n'abandi bantu bandi twavuga yuko bahagarariye cyangwa se bari ku ruhembe rw'imbere mu guharanira yuko bene wacu basubira muri Kongo, ntabwo kino kintu kijya kigarukwaho. Ese hari aho mu by'ukuri kuko iyo urebye ugasubira ukareba izindi community z'abakongomani usanga barabaye mu bihugu by'Ububiligi, mu Bufaransa, kandi bafite ubwenegihugu, ariko wasubira mu itegeko ry'ubwenegihugu bakavuga ko mu by'ukuri ntawemerewe double nationalité. Ese mubona hazaza hacu hashoboka muri Kongo mu gihe cyose iki kibazo cya double nationalité kidakuweho, kubera ko benshi twagiye mu bihugu bitandukanye, abari muri Amerika, abari mu Rwanda, ari no mu bindi bihugu bagiye bafata ubwenegihugu kugira ngo babashe kubaho. Mbese mu by'ukuri mubona kino kintu atari threat ikomeye kuri community yacu kugira ngo nubwo twataha tuzabashe kwintegra? Murakoze, n'icyo kibazo nari mfite. ndagira reka ntangire, wenda Safari aranyunganira. Muranyumva? yego bwana Dr. Alo? Iki kibazo cyuvuze ni ikibazo nshinga, kandi ni ikibazo gifite ireme, kubera ko urebye concept ya double nationalité muri Congo yitiriwe umuntu witwa Umututsi, kubera yuko igihe ibintu byakomeye bari kutwica muri Congo, Umuhutu byatangiriye Urucuro, Abahutu b'Urucuro baza kubyigisha Abahutu b'i Masisi, bahinduka Ababantu, bahindura ndetse n'ururimi, ntibavuga Ikinyarwanda, bavuga Igihutu, kugira ngo bemerwe baba abandi bakongomani, baba abakongomani nk'abandi. Ariko byagera ku Mututsi, iyi double nationalité niwe igenda ireba gusa. Iyi double nationalité ugasanga ni nkaho Kongo yose igenda yihishe. Nk'ubu ngubu tuturuke ku bihari, tutangire ku bihari. Hari procès collectif y'abavoka, ejo hari umuzavuga ntizazavuga, bamaze kwintroduiza idosiye mu Bubiligi irega famille présidentielle. Ntiyabareze nk'abakongomani, yabareze nk'Ababiligi. Ariko uraje umuruba ubaye perezida, ufite ubwenegihugu bw'Ababiligi, ibivugwa ariko birahari, simbizi, ariko famille yawe yose barayireze kubera ko nabo ari Ababiligi, bari muri Congo, bari mu bucuruzi, bari mu butegetsi, bari muri byose. Ibyo ngibyo abakongomani babifata nkaho ntacyo bitwaye, ariko bigomba kumera. Byagera ku muntu witwa Umututsi kikaba ikibazo, kubera yuko kuri bo nta mukongomani w'Umututsi ubaho. Nubwo yaza akavuga ati ni umukongomani, navukiye hano, nta handi nigeze njya, ntabwo bazakwemerera. Naho ngaho navuze wenda ibyo ejo tuzabigarukaho. Ikibazo cya double nationalité nshoboye gutega nawe, genda muri bariya guverinoma iri Kinshasa, bangahe bafite nationalité y'abanyamahanga? Ni benshi cyane. Bangahe muri service ya presidence bafite nationalité zo hanze? Ni benshi cyane. Kuri bo ntacyo bibatwaye, ariko iyo bigeze ku muntu witwa Umututsi nicyo gihinduka ikibazo. Tuzakomeza tubishimangire ejo, icyo kintu kigomba kuvaho, kikavaho burundu, ariko bizaturukwa ku butegetsi, kuri leadership. Ntabwo igihugu kingana kuriya, niba abantu bangana kuriya, bakumva ko ibyo bakora byose babyikorera ni sawa, nta kibazo, ariko byagera ku muntu witwa Umututsi birahinduka ikibazo national. None se barezwe
famille présidentielle, abandi bakora muri biro présidentielle, abandi bakora bafite izindi nshingano mu gihugu, ko bari kuregwa nk'ababiligi. Wigeze wumva hari umuntu mu gihugu cya Kongo wigeze uvuga yuko iki ari ikibazo kuri bariya abantu baje gufata imyanya nk'abandi kandi bafite nationalite zo hanze? Ntabwo icyo kibazo kireba abandi. Iki kibazo cya double nationalite kireba umututsi muri Kongo. Nani iki ngicyo tugomba kurandura burundu. Uko bizakorwa tuzagenda twungana ibitekerezo, tuzagenda twungana uburyo bwo kubikora, ariko ngira nti habaye leadership yo kurangiza iki kibazo byarangira bite? Byarangira tuvuye kuri iriya nshingano iri muri constitution ihora isubira ku kintu uvuga ati la nationalité congolaise est une et indivisible. Ariko iyo une et indivisible iba tutsi gusa, iba ku bandi. Kubera icyo kintu buri muntu wese agomba kukibaza. Biranditswe muri constitution une et indivisible, ariko une et indivisible n'umututsi babona, ntabwo babona abandi bakongomani. Mwabonye igihe byari byakarishye Kinshasa, tuvuge dutangire kuba tuzi igihe Tshisekedi yatangiye guhiga Alexis Tambwe, abonye bimunaniye bikomeye cyane, benda kumufata kandi agiye kubaho nabi. Alexis Tambwe yahindutse umubirigi, baramurekura no kumukurikirana birangirira aho ngaho. Kuvuga yuko n'abandi muri iriya guverinoma bafite amanationalite menshi cyane. Kubera iki? Bumva ko bo ntacyo bibatwaye, ariko bagera ku muntu witwa umututsi bikaba ikibazo. Njye ndumva yuko icyo kibazo n'ejo tuzakiganiraho, igihe tutari twagira leadership ishyira ibintu mu buryo, igaha buri muntu wese ses droits et ses devoirs, icyo gihe tuzaba tugifite ibibazo. Ariko leadership ibonetse, ndumva iki kintu kizakemuka. Cyakemuka gite? Uburyo bworoshye, iyo nationalité congolaise une et indivisible ivuyeho, muri constitution bakemeza yuko umukongomani ntakeneye kugira nationalité seulement imuzingira ahantu hamwe, akwiye no kugira uburenganzira bwo kugira nationalité y'ahandi. Icyo gihe abasanzwe bazifite bazumva ko noneho bagiye gusangiza n'umututsi ikintu bamaze iminsi bazi kandi bafite, kandi nta n'icyo bibatwaye, ariko dufite ibibazo gusa. Ndumva sinzi icyo Safari yakongeraho, ariko njye ndabona leadership niyo yahindura iki kibazo. Ntikibe ikibazo kitirirwa umututsi wenyine, ariko kikaba ikibazo cyemewe na bose, nk'uko bose babikoresha. Ubu ngubu abari kuregwa mu Bubiligi ni famille présidentielle, ni bene nyina Tshisekedi, ni babyara be n'abandi bose. Abo bose baraza bumva yuko kugira nationalité belge bakaba n'abakongomani nta kibazo bafite. Kubera icyo kibazo kigomba kwitirirwa umututsi wenyine. Icyo ngicyo ni leadership yagikuraho. Murakoze. Yes, murakoze bwana Dr. Wakomeje kugaruka kuri gahunda y'ejo wenda tuyibutse gatoya. Tuzibanda cyane ku mateka, ku mategeko, icyo muvuga ku mategeko kujyanye n'ubwishingizi bwakorewe abatutsi cyangwa se bikorwa na n'ubu ngubu. Tuzaba turi kumwe na Maître Bagabo Faustin, ni umunyamategeko. Tuzaba turi kumwe na Maître Innocent, akaba ari umunyamategeko unakora ibikorwa byinshi cyane muri gahunda yo kwibuka, ndetse na Dr. Aloyizi, umushakashatsi akaba n'umwanditsi ku bijyanye n'amateka, cyane cyane yibanda ku batutsi bo muri Kongo, aho we akoresha imvugo ya l'Abanyarwanda du Nord. Reka rero twakire ibindi bibazo, niba Safari ntacyo yakunganira kuri kiriya kibazo cya Jacques wari umubajije, twahereza abandi wenda mukaza kubasubiriza rimwe. ATM niba twumva nibo bamanitse mbona, n'abandi bamanitse
bakeneye kubaza mwamanika ubundi tukareba uko mukurikirana nyuma yaho umara kubaza ikibazo amanuke hasi kugira ngo mu myanya y'icyubahiro kugira ngo n'abandi tubazamure babone umwanya. Murakoze. murakoze minisita na hoste kuduha uyu mwanya wo kuvugana n'aba mu by'ukuri nakwita baoba véritable bibliothèque vivante kuri précieuse vérité historique badupartage uyu munsi kwebwe generation ya bato tukiri batoya byinshi tutazi. Ndabashimira cyane. Mfite ibibazo bibiri ni bigufi cyane we nakongeraho ka gatatu ariko ni bigufi cyane. Guhera 1965 uyu munsi ni 65 ya Calvaire iri ikomeza idahagarara ube tutsi kongore. Ndabaza abo bakuze babiri, pensez-vous qu'il reste encore une lueur d'espoir pour ce peuple? Ese hari icyizere twavuga ngo kirahari nyuma y'imyaka 60 n'uyu kugeza uyu munsi? Muze kuduha espoir ukurikije ukuntu mubona ibintu. Ikibazo cya kabiri ni iki mwabwira aba nakwita abavandimwe bacu aussi peu nombreux soit-il, aba bandi tujya twumva ba General Masunzu, ba Ministre Gisaho, harimo n'abana batoya Banyiringoma Muhizi bahitamo kwialinya n'abanzi ariko bagahakana souffrance na persecution muri kudusobanura yatangiye kuva kera muri 60. Abo bantu batoya mu gihe n'ibyo batazi mwababwira iki? Mwabasobanurira iki? Ikindi kibazo cya nyuma njya nibaza ni Dr. Tegera n'uvuze aravuze ngo abandandi ngo abahunde ngo abanyanga nibo batwara ibirego iyo ngiyo za Kinshasa, ngo abanyakishasa nta nubwo baba babizi ni ibirego bijya hariya kubera ikizo regime zose uhereye kuri mu budugezo munsi zihitamo ibinyoma zikanga ukuri. Ni iki kiba kihishe inyuma? Murakoze. Murakoze. Yes, namwe murakoze. Reka twakire abandi babaza ibibazo kugira ngo baze kubisubiza rimwe. Nagira ngo turangize ikibazo kugira ngo bataza kugisubiramo. Okay. Yeah, that's better. Okay, urakoze bana Itema. Ikibazo bajije c'est hari espoir. Est-ce que nous avons l'espoir pour l'avenir? Oui, nous avons l'espoir. L'espoir est permis. Kandi ndakeka ko mu gifaransa bavuga ko quand tu n'as pas d'espoir, tu n'as pas d'avenir. Niba udafite icyizere cy'ejo ntabwo kiriho, wapfuye uwo munsi. Nicyo cyizere cyatumye barabana bari muri 23 bari muri AFCM 23 baemeye bati kira cyizere cyo tugifite iwacu tuzasubira iwacu, nicyo gitumye n'uyu munsi cyo cyizere cyabo. Icyo cyizere nicyo gituma n'ubu ngubu wavuga uti nubwo bazansenyera inzu yanjye ngiye kuyubaka. Icyo cyizere cyahari kuko imyaka 60 irarangiye, habaye ibibazo byinshi, ariko Marigresa ugiye mu murenge muri za Kivu inka baribye nyinshi cyane barazimara, ariko barongera bakorora izindi nubwo bazazibejo. Ntabwo urugero uburyo icyizere kiri permis. Muri 1996 dusubiye kuri Goma turi impunzi twese, Kabila afashe umujyi wa Goma. 1996 tuganira n'umusaza abari kuri Goma baramuzi, Muze Kasuku Wangeyo. Mu bana bavukiye ingungu, mu basaza bakuru, Kasuku yari umutunzi mu batunzi, yari umukuru w'akojenoki ishamwe ry'aborozi yo muri Nord Kivu.
inka ze zarariwe zose n'iz'abandi zose zirama, ariko we ku giti cye yasaga nk'aho yapfuye atakiriho. Ariko dore ijambo yatubwiye muri 1996 umujyi wa Goma umaze gufatwa, interamwe zose zahunze bacisha imishwaro, wabyugwa humeka nk'uko ejo bundi M23 yafashe umujyi wa Goma, wari ufite ubwoba wese yagarutse hanze arareba. 1996 niko byari bimeze. Muzehe Gasuku aravuze ati mwabana ibi mbonye ntabwo nari nzi ko nzabibona, ariko nabibonye. Hari icyizere ko tuzongera korora muri Masisi. Yatugira inama, mwese muze dufatanye dusubize inka i Masisi. Nakubwira ko muri 1997 twari mu ba mbere, Aloyizitegera abari mu ba mbere, twari tujyana i Masisi tugera mu musozi wa Kirorirwe, tubona imisozi yambaye ubusa, nta nka n'imwe yakwabira ngo uyumve, abaturage, ariko inka twazisubijeyo. Ubu ngubu Masisi zarariwe, barazitemagura. Icyo cyizere kirahari, ariko icyo cyizere nticyakubuza kwitegura ko ejo nibiba uzabyifata mute. Nayo mateka rero buri muntu wese agomba kwambara ngo izo mbaraga aguhe n'icyo cyizere. No, nicyo ngicyo uravuze ati bene wacu bahakana ubwicanyi bakabupfobya. Nakuba urugero, ujye mu mateka y'Abayahudi ukaganira nabo, hari Abayahudi bakoranye na Hitler bica Abayahudi bene wabo, bemeye kwitwa ko ni abanazi. Icya mbere yari inda yabo, icya kabiri kugira ngo baramire kubaho kwabo. Muri twe natwe barahari. Mwibuke ko jenoside ikorwa Abatutsi mu Rwanda, Robert Kajuga ari Umututsi, umukuru w'Interahamwe. Ibyo ngibi ntabwo byamutangaza. Abasahiranda, abarwanira inda yabo ni benshi cyane, turabafite imiryango yacu. Ariko Kongo ukwiriye igihe imbere y'izuba nijoro wavuga uti hariya mu ijuru, hariya ni mu mwijima. Abari mu mwijima bo twabasabira ko bazavayo bakaza bakamenya ko urwakwishe rutazamusiga. Icya gatatu wavuze ni igiki kiri inyuma y'imvugo y'ibikorwa bw'ubutegetsi bushaka gukomeza kwitiranya, kwita Abatutsi abanyamahanga, ibyitso n'abandi. Nabwo urugero, ibi byose ntabwo byaje, ntabwo byizanye, byaturutse mu mvugo yakozwe n'abapolitisiye i Kinshasa. Hari ubutumwa twahawe ejo bundi itariki ku cyumweru mu kiganiro twibuka Guverineri Kanyamuhanga. Twatumiye abajyanama bakuru, Maître Mwiti Gashani w'Umuhunde ukomoka muri Masisi, dutumira undi mujyanama mukuru Mama Faida Mwangirwa ukomoka muri Warikare w'Umuregakazi babita Bakano muri Warikare. Twababaje icyo kibazo ko mwabonye Kanyamuhanga ayobora neza n'Urukivu nk'Umututsi, mukabona ko nta n'Umututsi n'umwe wari uri kumwe nawe mukora mwemwe ibiro rya Kanyamuhanga. Ni iki gituma uyu munsi bakomeza kwitira Umututsi ko ari umunyamahanga, kandi hari abayoboye n'Urukivu k'Umututsi akayikorera yiyanga no kugira ngo ashire imbere ubwoko bwe? Ese ni iki gituma Kinshasa, kuko bari abantu babiri bari Kinshasa, dore amagambo batubwiye, urwango rwose rwubatswe n'abakomoka muri Kivu. Twavuze Muhino Zangi, twavuze Jules Paluku, Bitakwira muramuzi. Ubu ngubu Interahamwe zo zamaze kugura ubuzima n'imyumvire yabo bose. Ni ukuvuga ko rero niba mwanya mu nzu umwana umwe akuvuyemo azakugurisha, azakwicisha gusumbya umuvandimwe cyangwa umuturanyi wawe. Ntabwo imyaka ya mbere ntacyo twapfaga, Abahutu n'Abatutsi muri Kongo ntabwo twagize ibibazo by'ubuhake kuko babyitira mu Rwanda, kuko Ndezi ari Umuhutu yawe Abatutsi ba data basogokuru, nta kibazo twagiranye nawe. Numva ko ntacyo dufite twakwitana hagati y'abaturage ba Kongo. Ariko indambi, ubutegetsi bubi, igihe perezida ashaka ngo yitoreshe agomba gushaka icyo bita scapegoat, icyo wagenderaho kugira ngo utorwe ugire amajwi. Nibyo tubona muri Kongo, ngibyo biri inyuma yacu. Nibyo Aloyizi yavuze ati ubutegetsi bubi buzadutera ibibazo. Buriya butegetsi ntacyo twifuriza byiza, kuko mu mvugo n'abakoresha babo, abafatanyabikorwa n'abashaka kugira ngo basenye Kongo. Ko nibasenye Umututsi bazaba gusenya Kongo, ntabwo bazaba yubatse. Reka twese dushire hamwe. Mu mvugo batanze bari abagabo ko ari babiri bati
kugeza n'uyu munsi ntabwo turabona muri Nord Kivu haba guverineri nka Nyakanyamuhanga, ntabwo babivuze ari abatutsi, ni umuhunde n'umukanokazi. Baravuze bati nitugira guverineri waba nk'akanyamuhanga, nabyo dusaba nk'aba guverineri bariho ubu ngubu nk'abahati hari abumbabumba abaturage bose ba Nord Kivu, ejo n'ejo bundi nawe azandikwe mu mateka, amateka azavugwa ntabwo azavugwa n'abakomoka mu bwoko bwe, azavugwe n'abakomoka mu bundi bwoko. Niyo ngaho narangiriza, icyizere kirahari, ibiri inyuma ya biriya ni inda nini, ariko nibyo dushaka ngo impinduka iri mu nzira izahindura biriya bintu byose. Murakoze. Yes, perezida arakoze. BT Union, umwanya ni uwanyu. Halo, uranyumva? Yego, mwarata ku ntego mukabaza ikibazo. Ya nanjye ndajya muri iyo sanse yo kuvuga ngo hari icyizere gihari, ariko ngewe cyane cyane ndabaza kuri nani Papa Safari nini nawe babikomojeho, yavuze vole bafashe imwe yo kugenda bagira ubuvugizi. So ngewe ni naho cyane ntinda cyane kuri icyo kintu cy'ubuvugizi. Ibona abayobozi batuyoboye yavuze ku byabaye ubushize kuri biriya bya advocacy imigaragambyo yabaye bikomojeho. Yenda avuga ikibazo cy'abatutsi yo mukijana hano mukorera ubuvugizi mugisanga kimeze gute, gihagaze gute, kuko Papa Safari ari bukaro space tugeze gukora na harimo na Dr. Mvuka azamura ikibazo cyo kuvuga ko ubu ngubu abo dusa nabo duhanganye nabo ibo bari imbere yacu mu buryo bwo kuvuga ikibazo cyacu, kandi bakajana amakuru me cyane cyane atariyo. Yewe ni naho ngaruka cyane, ari naho dutinda. Ikibazo cy'abatutsi iyo mukigejeje ku bantu bakwiye gukora ubuvugizi musanga gihagaze gute, cyangwa ni musanga aho gihagaze cyaba ari neza cyangwa nabi, ni ibiki muteganya gukora ubu ngubu, kuko ubu ngubu ni ibintu bihagurukiwe bikomeje kuruta igihe byari bimeze mu myaka ishize, kuruta igihe mwandikaga ari amaletre mubwira mu butu. Ubu ngubu ni ikibazo gisa n'icarabaye regionalize cyangwa internationalize kirenga bino. Niho cyane numva ni kifashwe gute, none nimba tumva ibimeze gute, nimba kitumva ni yihe ngamba mufite yo kugira ngo kikomeze cumvikane kuruta, kuko ubu ngubu kabisa ni ikintu kiri targeted, ni ikintu kigurishwa, ni ikintu abantu bose barira. Urakoze cyane, numva icyo kibazo vraiment kirumvikana kandi gifite ishingiro. Safari ryo baricyo bamusubizaho cyangwa niba twakwakira abandi mukana kwisubiza rimwe byadufasha. Reka tugire abandi, ariko muri make yaragira ngo murangirize mbere ko ajya kure. Ndakeka ko ubuvugizi bwo ntawe uzagutabariza utitabarije. Niba inzu yawe itewe niwe uzavuza induru kugira ngo utabarwe. Imyaka yabaye yose nuko natwe twenyine ntitwitabariza. Cyo cya mbere. Cya kabiri, n'igihe utabaza menya aho utabariza, ariko manza witabara wenyine. Ngo umugani mu Kinyarwanda aravuga ngo ako mu nzu y'undi kazi imvura ihise. Donc kwitabara nibyo bya mbere, ariko amateka yacu ntabwo bavuga nk'uko twere kuyavuga twenyine. Abajya imbere bavuga uburyo bashaka kuyavuga. Na nicyo mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka dukora imyigaragambyo imbere y'inteko ishinga amategeko y'Amerika hamwe n'abagenzi banje ba Mahoro. Twabonanye n'abayobozi bagize abari abasenateri hano muri Amerika. Icyo kibazo ntabwo bacyumva neza, kuko baratubwiye bati ibibazo dufite ni byinshi cyane. Abasenateri benshi igihe tubajanye nk'izi zandiko zanyu baravuga bati biriya se inyungu zirimo ni izihe, ariko ubu ngubu ndakeka ko biri guhinduka, inyungu ziyongereye none yo gusumbya aho Trump avuze ati cya kibazo hari ahantu hari umutungo n'ibindi. Nicyo gihe niho tugeze natwe rero. Nasaba ko mwese aho muri ushaka kugira ngo dushire iri jwi turyongere mu buryo bwumvikana burenze, nimuze dufatanye. Noneho za mbaraga dufitemo nkeya, noneho ubu ngubu abasenateri batwumva, abasenateri twabereka ingaruka, twabereka jenoside ikorerwa, kuko jenoside yakorewe abatutsi ntabwo yakorewe u Rwanda, yakorewe abatutsi. Igihe bica nibuka Kinshasa batunga urutoki bati wowe panga uri umunyarwanda ntiturandyoza iki, atura umunyarwanda none umuzayirwa atoya atereba iryo zuru ryawe.
nta kintu yambwiraga ni izuru yarebaga ati wowe ntabwo ntabwo nagusaba nti nawe zana izo mbaraga tuzongere kuko none b'abasenateri cya kibazo bazi kukigira icyabo kuko bafitemo inyungu za Amerika ziyongere gusumbya izo utari bafite mbere mu myaka ishize. Murakoze. Murakoze cyane, ndagira ngo twakire Intare se nawe muvunagura mu kubaza ibibazo kugira ngo twakire abantu bose bafite ibibazo babaza batumirwa. Murakoze cyane, ndakubita mbangura ndabaza Papa Safari na Dr. Aloise ni uko biri kose hari ibintu tubona twebwe nk'abantu bakiri batoya dushingiye wenda n'ibimaze no kuvugwa ahangaha, ugasanga hari bamwe mu rubyiruko nabita urubyiruko bashaka kwitandukanya n'abandi mbese na bene nyina, ugasanga umwe ariyita, ndavuga urugero ruri konkere ngo umwe yiyise umunyemera undi kandi yiyita umunyemera undi akamwita umunyarwanda ari mwene nyina. Iki kintu tukabona ari ikibazo gikomeye nk'uko wenda dushingiye ku buryo Aloise muri presentation ye yavuze abanyarwanda, avuga aba autochtone abo muri 50 na kangahe gutyo uko bikurikiranye. Ariko wenda hose narindi ikibazo ngiye mfite kuri iki kibazo, twese twasangiye ibi bintu byatubayeho twebwe nk'abakongomani cyane cyane nk'abantu bemerwa na constitution congolaise iyo muri 60 ishingiye ku kuba abasanzwe abo independence yasanze muri Congo. Ese uru rubyiruko murarubwira iki ko twumva ko amateka umusaza ushaje muri Afurika ni nk'inzu y'ibitabo ihiye? Mwadufasha iki kumvisha aba bantu cyangwa se kumva ibi bintu? Ababigiyemo bo bazi ibyo barimo, ariko abari mu nyuma yabo mwadufasha gute gusobanura iki kintu? Murakoze. Sinzi niba numvikanye. Yes, wumvikanye neza. Sinzi niba Aloise cyangwa Safari bari kutwumva. Reka musubize. Muranyumva? Yego, turabumva neza. Reka nsubize nunganira Safari kandi nshaka no gusubira kuri iki kibazo cya nyuma batubajije. Mu Kinyarwanda hari umugani uvuga uti umugabo arigira yakwibura agapfa. Mumbabarire wenda bisasire kubera yuko wenda hari ababyumva abatabyumva neza, ariko niba hari ikintu mu Batutsi batapfuye basigaye bastragolinga nk'abandi bose, niba hari ikintu kigenda cyinjira mu mitwe y'abantu, ni ukumva yuko ninanirwa kwigira ntawe nzatera imbabazi, ariko ninigira ntabwo nzaba ngipfuye. Iryo ni ihame, ushaka kuryumva aryumve, udashaka kuryumva arorera, ariko niko bimeze. Uti kubera iki? Dore ayo mateka yose twagiye tuvuga y'uburyo twagiye twicwa. Muri icyo gihe twatekaga ijosi bagatema. Ikintu cya mbere cyadukuye mu kwibohora, ntabisubiremo kandi niko byagenze, niba mu mateka ya kano karere abana bitanze bagahagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, icyo kintu cyabyaye ikintu gishya tugomba kugenderaho. Umugabo arigira yakwibura agapfa. Iyo hataba kwigira nta n'umwe uba ukiriho, twese tuba twarapfuye.
ariko icyo kintu bagize intangiriro n'aho cyatangiriye ndumva kiri kugenda gikura kandi gikomera. Navuga yuko twapfushije abana benshi mu ntambara ya AFDL, aho tusa nkaho twashyize Kabila, Laurent Desire Kabila ku bitugu, turamujyana ageze i Kinshasa, duhinduka ongera ku bindi ntambara ya RCD Goma muri 1998 biranga, ongera kuba nta kantu gahora kavuga ati ikibazo cyanjye nticyari cyakemuka. Nkunda araza atangire muri 2004 nashyira hake ntibyarangira, muri konferanse ya Goma biza ku ibindi bintu, haza kuba ibintu bitumvikana. 2012 M23 iratangira, none yagarutse. Ako kantu kukumva yuko nutigira uzapfa, niwigira uzabaho, aho ngaho niho turi. Ubu ngubu ngira nti twari dukwiye kuva muri mindset yo kumva yuko hari uwo duteye imbabazi. Ntawe duteye imbabazi, nta n'uwo tuzatera imbabazi. Ariko benshi muri twe tumaze kumenya yuko tutigize tuzashira, tuzarimbuka. Kwigira rero ni ikintu buri muntu wese agomba kumva. Noneho ngishyize muri broader concept yo nakwita decolonisation mentale, naho igomba gutangirira. Ntawe uteye imbabazi niwigira uzabaho. Icyo ngicyo ngira ni abana benshi, urubyiruko bari kugenda babyumva buhoro buhoro, kandi ndumva nibakomeza kubyumva bizabafasha tuzubaka. Niba hari ikintu kigoye umukongomani utarishwe nk'umututsi, wumva yuko yakurikana umutsigi yashakiye akamuhonyera akamwica, cyangwa se akava mu gihugu akagisigaramo wenyine, uwo muntu hari icyo atari yumva mu mutwe we, yumva yuko ntabwo yabaho areba umututsi imbere. Ariko ndi kubona uko ibintu bigenda bihinduka, ntawe nzatera imbabazi, ariko nzicarane n'undi muhunde, nicarane n'umundandi, nicarane n'umunyanga, yumve yuko ndahari kubera yuko nigize, ntari kubera yuko angiriye imbabazi, ntari kubera yuko anyakiye. Noneho bizageraho nawe yumva yuko nta handi yanshyira, tugomba kubana. Icyo gihe tuzabana kubera ko yumva ko nta kundi byagenda. Amateka yacu muri Nord Kivu nuko ameze. Twavuze ko dutangira amateka ko muri 1962, ariko se kugeza ubu ngubu wigeze ubona abantu bavuga ati 94 urabishe, 95 abanyumura bamenesheje, 96 baragarutse, urongeye ubashyize hanze 2021, 2022, 2023 bose bashyize hanze, 2025 baragarutse. Niba hari abantu wenda bashatse bihanganye bagashaka kumva ibintu, nta muntu, si ukuvuga yuko niba umubiri yaranciriye akato, nta burenganzira bw'umundandi, bw'umuhunde, bw'umunyanga kumva yuko hari icyo arusha kugira ngo nkure hariya hakurya. Byanze bikunze azabyumva, natabyumva azabyumvishwa. Icyo dukeneye ni leadership ikemura bino bibazo, ikabivuga uko biri, ikabivuga uko bigomba kuvugwa. Iyo leadership niyo dushaka, niyo turamuka tuyibonye tuzabaho. Uyu mugabo ikibazo cyane bavuze ko se iyo lueur d'espoir, je pense
nta mbabazi zihari, nta n'izo dushaka, nta n'izo tubaza. Ariko niba mu mutwe wacu tumaze kumva yuko umugabo arigera yakwibura agapfa, ngira ni ikintu kubera ububabare n'ubwicanyi bwatubayeho bugakorerwa abatutsi, ngira ntituri mu ba mbere bamaze kumva ko ari uko bimeze. Ariko tuzafasha n'abandi kubadekoloniza mentalema. Ntabwo uzaba ugendera umuzungu yaravuze ngo amatiri yo muri Kongo ntanga ubutuzi ntabwo ari umuzungu yarahansanze nk'uko yagusanze, yahasanze umukurambere wawe nk'uko yasanze umukurambere wanjye. Ni iki kiguha kumva yuko uriho ngenda ariho ugomba kuba utagomba kubaho? Icyo ngicyo nitwe tuzagiha afet le d'espoir, tuzayiha tuyiheshe n'abandi, tuyisangize n'abandi. Ariko ndumva biri kugenda bifata, abantu tumaze kubyumva. Naho ikindi kintu icyo navuga, icyo kintu kimaze kutugeramo nko umugabo yigira, ndumva tuzaba tubaye abantu bashya, kandi muri izo mpinduka zo kumva yuko twabaye abantu bashya bo kwigira kugira ngo tubeho, n'abandi bazagenda babizamukiraho. Nge ntabwo ngendahenda cyane, ntawe nateye imbabazi, nta n'uwo nzatera imbabazi, ariko nzaharanira kwigira kubera ko nigize ntabwo napfa. Murakoze. murakoze namwe. Reka twakire bose beja nimumanika biradufasha ubumenyi bw'ibyo tubakurikirana. murakoze cyane. Njyewe mfite ikibazo kimwe, ndufite indi basa nkaho bagisubije. Ngira ikibazo nashaka kubaza ni kijyanye na topike ubwicanyi bwakorewe abatutsi b'abanyekongo. Ariko ku rundi ruhande muri Kongo hariho icyo bita Genocide, kwibukwa nyine na leta ya Kongo y'abakongomani bishwe kubw'impamvu z'amabuye y'agaciro. Njyewe ndashaka kubaza nyine abatumirwa, kuko niyo badusubiza cyangwa niyo barakozeho amareshershe kuri icyo kintu cya Genocide, kuko muri ubwo bwicanyi abakongomani bapfuye harimo n'abo mu bwoko nyine bw'abatutsi. Sinzi rero nabo niba bari inclus mu bibukwa ensemble nyine muri iki kibazo cya Genocide. Icyo kibazo nari mfite. Murakoze cyane. Safari aza kunyunganira. Ndagira ngo wenda hari munyemere twakire ikindi kibazo, ko ntabwo nkunda ko ikibazo kitumvikana aricyo kihabwa agaciro mu mwanya muremure. Arakoze kubaza icyo kibazo, niba ahuza Genocide n'ibi ngibi turimo, urumva ntabwo numva ko twafata umwanya muremure ku icyo kintu. Reka twakire Nkunda ndumva rero ukurikira. murakoze cyane, turabasuhuje kandi mwakoze rwose ntabwo umuntu nka Nkunda waba utunganya ibyuma byawe noneho twakira bakuze. ubu mwumva Mukwakuzi ntabwo mbona. nakumva minisita, nagize ngo ari gushakisha connection. Thank you, murakoze cyane. Genda ba fast kubera ko ndabona twazamutse turi benshi, kugira ngo nari mfite igitekerezo. Ibi bintu byo kwicanye bwakorewe abatutsi b'abanyekongo, imyaka tubimaze mu imyaka twaravutse tubisanga, badata ngira ngo nabo bavutse bo bisanga, basogokuru sinzi uko byagenze, ngira ngo n'ubundi ko byabagendekeye nabo ntibagize amahoro menshi, nubwo tugenda tuvuga ngo dufite
amahoro ariko uyu munsi ye ni ikibazo nibaza mubona mu by'ukuri aba bantu batwica aba bantu batugize gutya baratwangaza imyaka n'imyaka mubona uko mubireba nubwo numvishe nka papa Safari avuga ko twabanye neza nabo kuva kera twagize gute icyo niko byari bimeze ariko aba bantu rero uko mubibona mu by'ukuri ko urebye n'amasipesi twirirwa tubamo no mu kanya twari turimo duhangana nabo aba bantu kuva 94 kuva interahamwe za kwambuka muri Kongo bino bintu byafashe ampleur irenze ukwemera nyemeramo yuko aba bantu bamaze gushakana n'ababandi banyekongo b'ababeme n'abapfurero n'abahunde n'abakibose bo baragiye barivangavanga barashakana uburyo kubatandukanya uyu munsi sintekereza ko byakora ni izihe ngamba mubona twafata noneho nk'abatutsi b'abanyekongo kugira ngo tuzirinde kongera gukorerwa ubwicanyi cyane cyane yuko urumva deje imyaka 30 bamaze barahunze bamaze kugira n'uwahunze afite imyaka 10 kandi bo murabizi kubyara kuko kuri bo ni amasegonda wahunze afite imyaka 10 ubu ngubu afite imyaka 41 ubu ngubu ashobora kuba afite n'abuzukuru kuko bo gushaka kuri 20 agahita abyara akagira gutashaka kuba afite n'abuzukuru ari kororoka kwabo ko biraretse bibarebororoka buri cyane kurusha ibindi bintu byose mubona iyo ideologie ko ideologie genocidaire ari ideologie nuko tuganira nabo nako yo muharira nabo batangira kukwereka yuko ngo bahunze 94 ngo bashaje ari bisaza ariko ideologie babasizemo yo ntago yashaje n'abana babo n'abuzukuru babo barayifite niki tuzakora kiri concret gifatika kugira ngo aba bantu tuzabane nabo mu mahoro a long terme nayo bizo kuvuga ngo ejo hagize hafatwa ejo imishikiraniraje birongeye bisubira niki cyakorwa kugira ngo ibintu bibeho kandi bibeho a long terme umututsi umukongomani abeho nta nkomanga nta n'umunsi n'umwe yaragira ikibazo cyo kumva ko umufidelere waje ejo bundi ari umurusha agaciro murakoze Minisita nagira ngo dufatire aho ngaho yese tunagana ku musozo kuko amasaha abiri twari twihaye rangiye kandi ejo dufite abatumirwa n'ubundi bari muri ibi biganiro bari mu Rwanda n'ahandi hatandukanye mu karere bityo tugomba kuba amasaha yabo no kugira ngo babone kuruhuka tuzagaruke ejo twumva ibivuga ku bijyanye n'amategeko yarakoze cyane nagira ngo nsubize mu muvandimwe d'abord bya Genocoste yavuze igihe politike ishaka gucuruza ikintu kimuha imbaraga kimuha popularite nibyo Kongo ikora Genocoste rero ya mbe ni mu bushakashatsi busha bwabonetse musubiye inyuma gato Genocoste bariho baraha agaciro cyane kitegeza kimara gutorwa mu 2019 ntabwo yigeze akora iminsi mikuru ibibazo yabikoze igihe ki ni impamvu cyabikoze ari gushaka uburyo bari abantu bose banga mututsi bose abashamwe kugira ngo batimire urutoki ariko iriya ntabwo ari ubwicanyi abanyekongo bicwa n'inzara nyinshi cyane gusumbya amasasu ntabwo rero ibyo bakwita Genocoste bari bakwiriye kwishakira umwanya kandi imiryango idafite aho ibogamiye yaramwamaganye imubwira yuko yayifashe mu buryo bwa politiki ariko ntabwo bwagomba kuba mu buryo bwa politiki twebwe ikibazo dufite ni uko nyine muri biriya byose bikorwa nta na rimwe bazavuga ati abica igatumba babishe kubera iki hariya ho kwari kwica babaziza ko ubwoko bwabo ko bari abica umudende babishe kubera iki abica imokoto babishe babaryoza iki abica Kamina barabana 150 barabasirikare barindiriye gupasinga ngo baje mu gisirikare cya Kongo babamariye iki babatwikira mu kigo cya gisirikare babaryoje iki barabana Kinshasa abacitse ku icumu muri Kamukono bafata umwe babata mu mazi muri Fleuve Congo babaryoje iki ni izina gusa ntiyari bafashe intwaro donc hari ibintu udashobora kuvanga tubireke biriya ni politiki bari baracuruza iyo basanzwe bacuruza ariko tugomba kugira focus ni igihe akenshi urangarira n'ibintu bimwe bidafite agaciro ko bituma nawe utagira focus mu byo ugomba gukurikira byakeka ko ndagomba gufatira umwanya mugenzi wanjye uvuze ko imvugo irakomeza ni ejo bundi ngiye gusura amagambo twahawe na bagenzi bacu b'abanyekongo twari twatumiye ku cyumweru dore ijambo batubwiye ati mwebwe nk'abatutsi mwebwe
mugomba guhindura namwe imyifatire n'imvugo mukaza tukubaka hamwe Kongo. Babivuze batubwira kuko nitwe twabatumiye nk'umuryango isoko, tubabwira turabatutsi, muri abahunde, muri abandani, muri abarega, muri abakano. Ni igiki mwaduha wira ngo twubake Kongo yacu, twubake Nord Kivu, ko niyo twavugaga cyane. Bagize ubusaba batanga. Ndakeka Aloys Tegera mu kazi kakora na Paul Institute guhuza amoko yose, ni hariya bafata urwego rwo guhuza ayo moko, kuko babikoze mu 2000 bahuza amoko yose. Ndakeka bafatira aho ngubu aho bahuza andi moko. Kandi akazi kacu ni ukubaka iyo dukomoka, dukoresha ibikorwa n'imvugo ihamagarira bene wacu amoko yose muze dufatanye kubaka. Niba ufite umugambi wo kumara undi muryango, undi bwoko, uwo ngo tugomba kumurwanyiriza hamwe twese. Ni ukuvuga ko tugomba gushiraho bya bindi ababyeyi bacu batubwiraga, kugira igihango cyo kurwanya umuntu ufite imvugo ya yindi irwanya, yicisha, ipfobya undi bwoko. Nicyo tugomba gukora twenyine. Izi mvugo twirirwa twumva kuri social media ziriya zo no gushushakanwa. Abashushakanwa niko kazi babonye, kuko kera ntizabagaho. Ariko mu gihe tuganira nabo hari ibikorwa tugomba kugaragaza n'imvugo tugomba kugaragaza. Nuko amateka yacu tasubiramo, nuko ko abanyekongo bidasubirwamo, kandi ko ntawe tugomba kuza twisobanurira uburyo turi abanyekongo. Ibyo biganiro nta na rimwe tugomba kutubisubiramo. Abashaka kwita amazina agahindura izina rye, murazi ko harwangira inama ati witwa Munyarugendo, ushobora kuzazabona akazi neza, hindura izina uricemo kabiri. Nabwiye ntoya nirica kabiri nanjye nzaba data witabye Imana warinyise nzamuhambye kabiri. Ntabwo nzabikora, uzanyangire ukonsa nuko nitwa. Abashaka guhindura amazina yabo murumva ibibazo byo barimo nabo, ntabwo ari bo nabo. Ubwo tugomba kubafasha bagaruke ku izina ryabo rya gakondo. Turabatutsi, niko twasanze twitwa, ntabwo twabihimbye. Dukomeze n'umuco wacu, n'umuco wa Kinyarwanda, ntabwo twawuhindura. Imvugo niyo, imico nimwe, ntawe uzabihindura. Karere kuko Aloys yabivuze, ni amateka babiri badusigiye amateka mabi, ariko dufatanyije amateka twayasubizamo, twareba neza uburyo twahindura meza kugira ngo abe mabi. Niyo nama nagira mugenzi wanjye wasabye ati ese ni iki twakora ngo duhindure. Hari amagambo ukoresheje atanshimishije. Igihe uvuga ubundi bwoko ntabwo ari byiza kubuvuga usa nk'ubunenga. Uravuze ngo igihe bari kubyara bo ngo ni nko ku munsi umwe. No. Urumva ko iyo mvugo atari nziza yonyine. Niba ubyara nawe, ntabwo ugomba kwita uriya bwoko ubundi ngo iboge babyara buri munsi. Oya, ayo niyo magambo atari meza igihe uvuga undi mugenzi wawe. Nawe uri umugabo cyangwa uri umukobwa, byara abana. Niba ugenda ukifungisha ndubyara abana, afite amakosa nayo uriya ubyara. Urumva ko ayo magambo uvuze atakuba ku bumwe, ahubwo yazana no kwivanga no kwizana ivangura. N'ayo magambo tugomba kwirinda mu gihe dushaka kubaka Nord Kivu yacu nziza irimo aramoko yose. Nibyo nibuka Aloys Tegera, nibyo biganiro baduhaga mu 2000 batubwira ati turabiyamye. Amagambo nk'aya anenga ubundi bwoko, uburyo uko bambaye, ku buryo mu 2000 badushize hamwe twe abatutsi badufatanya n'abatembo, twambara imbindo z'abatembo, tubyina izabo, tubambika imishanana, babyina icyacu. Byabaye neza cyane. N'ayo magambo tugomba kwirinda, tugomba kubaka amagambo twubaka, kandi amagambo nk'ayo nifuza ko n'undi wese wifuza kuyakoresha tugomba kuyagabanya no kuyirinda. Murakoze. Safari sinzi nawe nagufataho gatoya Perezida Safari. Reka nunganire Safari ndangiza. Iriya ibingibi Genocost Kinshasa barimo, intandaro yayo ni mapping report imaze iminsi izwi, yagiye ibyara
amamiliyoni n'amamiliyoni y'abakongomani bapfuye, kandi mapping report ni report yakozwe ni ONG y'Abanyamerika International Rescue Committee, ikorera mu mihana cyangwa cyo nakwita 15 village, imihana 15 muri Kalemi, Hatari no muri Sud Kivu cyangwa muri Nord Kivu, niyo bakoreye iyo research yabo. Bavuga ngo iki? Bavuga yuko urebye ibintu bigiye muri normalite muri Congo, uyidefinise ute? Ni iki wakwita normal muri Congo? Ati iyo bintu biba normal, hari amavuriro, hari abantu bavurwa neza, hari amaklinike, abantu babayeho, none dore abantu batariho kubera yuko iyi normalite ntabwo ihari. Iyo normalite urayizanye wishyize hariya, uhiye abantu bapfuye mu mibare matematike, biragiye bibaye miliyoni, hatangire kuri miliyoni 2.5, ubu ngubu abakongomani bandi bageze kuri 20-25. Ibyo ntabwo twabigenderaho. Mapping report ishingiye kuri iriya report ya International Rescue Committee, mubirekera ababikoze ni ibyabo, ariko kugenda bavuga yuko dore abakongomani bapfuye uko bangana, ninde waberekanye? Wakwica abantu miliyoni ntunagende ngo ufungure dore force commune aho babashyize n'ahangaha, dore mutangire umubare. Hari ibyo mwigeze mubona? Ni ibintu by'ibihimbano. Ari mapping report, ari International Rescue Committee report, bose bari bafite ikintu kimwe mu mutwe cyo kubangamira u Rwanda, kubera ko icyo gihe ni rwafashije Kabila wa mbere, ni rwanaga na Kabila wa kabiri umuhungu we. Icyo ngicyo cyo kugira ngo barebe uburyo bashyira u Rwanda hasi, na amaripoti yaje niyo yabyaye amamiliyoni n'amamiliyoni y'abakongomani bapfuye. Ngira nti ibyo nta wabigenderaho, c'est tout à fait faux comme tout. Naho ijambo rya nyuma wabaje yakomojeho ryitwa ideologie génocidaire, icyo ni ikintu kiriho, ni ikintu cyigishijwe kuva interahamwe zagera muri Congo 1994 kugeza ubu ngubu, zabyinjije d'abord dans la communauté Hutu yo muri Congo, bibyinjiza no mu yandi makominote yo tubana muri Congo. Icyo kintu kirahari, ntawe ugomba kugihakana, kirahari kandi kigomba kurwanwa. Ngira nti tuzabigaruka hejo, si ngombwa gushaka kubitindaho uyu munsi, kandi ngira nti tugusoza. Naho ubundi iyo ideologie génocidaire ni ikintu kiriho, igihe tuvuga ngo ubumwe tuzabana dute, icyo kintu gihari kikiri mu mitwe y'abantu, ni ikibazo tugomba gushaka ejo uburyo twakunganya ibitekerezo tukakirwanya. Murakoze. Yes, murakoze cyane. Ishire muranyumva? Ndi kukumva neza cyane Minister. Ndagira ngo tugane ku musozo, twatwihaye amasaha 2 amaze kurenga 56. Sinzi niba twahereza Albert dukora summary ya gahunda y'ibikorwa byo kwibuka, ndetse nkabibutsa ko ejo dufite umunsi umunsi w'ejo tuzibanda ku mateka ndetse n'amategeko cyateganya. Tuba turi kumwe na Maître Bagabo ndetse na Aloys Tegera na Maître Innocent, ngira ngo mwese muzitabira n'ibiganiro. Sinzi rero niba hari icyo watubwira nka host, nyuma wadusubize Albert, umuhuzabikorwa wo kwibuka. Minister, urakoze cyane, gushimira mu by'ukuri ku bwitange ndetse no kudufasha muri iyi gahunda, wabigenje neza cyane. Albert, mbere y'uko wadukorera samari nk'uko nabikubwiye, nyobora urubyiruko hano, kandi nawe uri umuyobozi wa gahunda yo kwibuka ku isi yose, ubwo ni ukuvuga ngo natwe turi mu matware yawe. Mbere y'uko wadukorera samari, ndi kugira ngo
mvugire kuri bino bintu ko hano dufite abantu 760 n'abangahe barenga mu by'ukuri iyaba bicaye muri sare ukaba uri imbere icyumba bivuze ko turi gukurikiranwa live n'abantu barenga 1000. wow urumva rero Albert aba bantu bicaye muri sare imwe ukaba ubahagaze imbere uri kugira icyo babwira mu by'ukuri ni amahirwe atangaje cyane ubona ibikoka nkanjye urugero maze imyaka 11 muri Amerika hari abandi bamaze irenga hari abandi bamaze munsi yayo